Yes, undi munsi andi mahirwe kubera ko kuri uyu munsi mbafitiye ibibanza byiza cyane nk'uko urimo kubibona aho ngaho muri ayo mafoto. Ni ibibanza bitatu biri muri site iri mu murenge wa Gahengeri, ni ahitwa Rweri, ni mu mudugudu wa Mataba. Ni ibibanza byiza biri kuri muhanda principal kandi biri muri site nziza, ni ibi bibanza biri aho hejuru, aho hafi, aho hari agati niho hari ibi bibanza bitatu byiza ndimo kukurangira. Ngibi noneho mbihagazemo. Ni ibibanza biri ahantu heza cyane hashashe, ni site nshyashya, nta muntu n'umwe urayituramo. Ni ibibanza bikigura amafaranga makeya cyane, imihanda irakase, buri kibanza hano gikora ku muhanda. Ni ibibanza rero byujuje ubuso. Urabona ahantu bino bibanza biri n'ahantu heza cyane, hafite view nziza. Urabona yuko dore wa muhanda ubiri munsi, biri haruguru y'umuhanda principal, n'ahantu ubona ko ukwiriye kuba waza ukagura ikibanza cyawe hakiri kare, kubera ko ibi bibanza ndi kubigurisha miliyoni 5 ku kibanza kimwe. Niyo mpamvu ukwiriye kwihutira kuza kurebamo icyiza kurusha ibindi. Umuhanda ubigeraho n'uyu nguyu, nakubwiye ko ari muri site nshyashya, ntabwo iratangira kubakwamo, niyo mpamvu n'ibi bibanza bigihendutse. Nkwibutse ko ni Gahengeri, naho bita Rwiri mu Mataba. N'ahantu heza cyane, ni hafi cyane ya Kabuga, kubera ko ushobora gukoresha ibihumbi 2 kuva muri gare ya Kabuga kubigeraho, kubera ko ahangaha ni muri Rwamagana. Ushobora gukoresha amafaranga 800 uvuye kuri kaburimbo ijya Rwamagana kugira ngo ugere kuri ibi bibanza. Ni ibibanza kandi ibibanza bifite ibyangombwa byabyo byihariye, buri kibanza gifite icyangombwa cyihariye, ku buryo uguzemo kimwe cyangwa ubiguze byose uhita ukorerwa mutation ako kanya. Ibi bibanza bikakwandikwaho, hasigaye ibintu bikagenda neza cyane. Ni ibibanza rero bituranye n'aka kagari, bituranye n'izi nyubako. Wakagombye kwihutira kuza ukaguramo ikibanza kimwe cyangwa se ukabigurira hamwe. Nyandikira kuri iyo nimero iri kuri screen, cyangwa se umpamagare bitewe n'ikikoroheye, uze duhitemo kimwe. Gusa byose ni byiza, urabona ko biri ahantu heza hashashe, hafite view nziza. Akarusho kandi umuntu wagura bino bibanza ntabwo yazirirwa agura icyo bita gravier, kubera ko ubwabyo bifitemo gravier. Ntabwo wazirirwa ujya kugura gravier igihe wazaba uri kubaka muri bino bibanza. Nyandikira kuri iyo nimero ureba muri screen yawe, cyangwa se umpamagare. Ikibanza kimwe ni miliyoni 5, byose nubitwarira hamwe turajya muri negotiation turebe ko twagukaturira.